STARGAIN. Iyi business ucibwa ibihumbi 4 byo kugira active account yawe. Umuntu wese ari kwitangira ubuhamya bitewe n'ukuntu ikora neza. Aho itandukanye n'izindi wumvishe nuko amafaranga ya video wakoreye uba wemerewe guhita uyabikuza akimara kuzura ibihumbi 4. Ku munsi ushobora gukorera ibihumbi 3 kuko buri munsi baguha video ebyiri. Video imwe iyo uyirebye amasegonda 30 baguha amafaranga 500. Ubwo ku munsi wakorera igihumbi ya video. Harimo spin aho ukaraga akantu aho kaguye akaba ariyo mafaranga utsindira. N'uburyo bwinshi cyane wakoreramo amafaranga, nyandikira WhatsApp nkuhe ubusobanuro bwuzuye. Abamamaza mwene izi business ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Facebook n'ahandi niko babivuga. Ese ibi byaba ari byo cyangwa namakabya nkuru kugira ngo bibonere abantu babinjiriraho? Ese kuko nkuko bivugwa washobora kwikuza mu gihe utatumiye warebye video gusa? STARGAIN ni urubuga bivuga ko ukoreraho amafaranga ureba video yaba arizo ku YouTube na TikTok, ukora spin cyangwa se ugakaraga uko batsindira akayabo k'amafaranga, ugasubiza utubazo tworoheje, trivia quiz, ugakanda ku byamamazwa, ads, ukaba wakina imikino inyuranye ndetse no gutumira abantu. Byose bikavuga ko ushobora kwinjiza akavugari k'amafaranga kandi buri munsi ugahita uyabikuza kuri mobile money yawe. Iyi business yatangiye ku 18 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2023. Kwinjiramo cyangwa se kugira ngo ugire account yawe ibe active wishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 4 ushobora kwishyura kuri Momo Pay. Ariko nkuko bivugwa aya mafaranga ushobora kuyakorera mu buryo bwa nyabwo ukayabikuza. Reka tubirebe. Urubuga rw'iyi STARGAIN ni stargain.co.k. Bigaragara neza ko ari nka za zindi zose zo muri Kenya muzi nka GoldHera, STARGAIN, Twigamat, Smart Mura, Best Mura, SmartGain, MasterQash, QuickCash, SWEETGAIN, WaKash, CashMe n'izindi nyinshi tutarondora namwe muzi zagiye ziza mu bihe bitandukanye kandi ugasanga zose zihuje amateka yo kuba zaragiye zambura bamwe. Izi business zo muri Kenya abantu benshi bamaze kuzimenyera, cyane cyane Abanyarwanda. Abenshi bagiye bahomberamo amafaranga yabo menshi kuko usanga izi business ikintu zishingiyeho ari ikintu kimwe, nicyo gitanga amafaranga kandi akabiri nacyo kigoye cyane gukora muri izi business. Nkuko baba bivuga, kureba video ubundi ni igikorwa cyoroheje cyane buri umwe wese yakishimira gukora mu gihe yaba ari kwinjiza amafaranga. Ariko hano siko bigenda kuko igikorwa kimwe rukumbi kinjiza amafaranga ni ugutumira abantu, recruitment, kandi biragoye cyane. Referral system niyo usanga ihenda, dore uko izi mbuga rero ziba zubakitse. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera abasubscribers, watch time, views mu buryo bworoshye cyane, waba ushaka kongera abafollowers bawe kuri Instagram cyangwa TikTok, waba ukeneye abasubscribers, abafollowers, watch time, views, likes ku mbuga nka YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga, byarakemutse. Ubu tubafitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa kayabo n'imbuga nkoranyambaga mu gahe gato. Kubijyanye n'ibiciroho bisa nkaho ari ubuntu. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%. Mubaye mukeneye izi serivisi mwahamagara cyangwa se mukandika kuri WhatsApp kuri 078 0033 476 tukabafasha. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga. Muhawe ikaze. Uko izi mbuga zubakitse ari amavideo bashyiraho ubundi bakabaye bayishyurirwa nyine ari ya kuri YouTube ndetse na TikTok ndetse na biriya byamamazwa bashyiraho, bakabaye bari abantu babireba, abantu bakoresha ziriya mbuga nka GoldHera n'izindi, hanyuma bakishyura iyo STARGAIN yaba yazishyize cyangwa GoldHera. Ariko ikiba nuko nta masezerano baba baragiranye, bivuze ngo ari amafaranga mu muri bira video abari ubuntu. Iriya STARGAIN ntago yishyurwa, bityo rero niba itishyuwe namwe nta nizakura amafaranga yo kuba yishyuye abo ngabo bayikoresha, hanyuma bakaba barebye ibyo byamamazwa cyangwa se video. Bityo isoko yonyine gusa y'amafaranga muri izi business na amafaranga abanyamuryango baba baratanze muri ariya twakita nka activation fee y'ibihumbi. Amafaranga y'abanyamuryango bashyashya bari kuzamo niyo akoreshwa mu guhemba abanyamuryango
basanzwemo cyangwa se bagezemo mbere gutyo mpaka ntahandi hantu amafaranga ava uretse mu banyamuryango. Nk'urugero izi business z'abanyakenya inyinshi n'ubundi usanga kuzijyamo zisaba amafaranga y'u Rwanda 4,000. Iyo ugiyemo kishyura 4,000 hanyuma watumira umuntu ku rwego rwa mbere level ya mbere bakaguhereza 2,000, hanyuma uwo kuri level ya kabiri we wenda bakamuhereza 1,000 n'urugero, hanyuma level ya gatatu niyo marifu usanga kenshi bakunze kuba bafite bakabaguhereza amafaranga y'u Rwanda 500. aho ngaho urumva amafaranga yishyuwe ni 3,500. ubwo ayo 500 asigara twavuga ko ari nkayo nyungu ya company ifatamo ayo ngo 500. noneho wa muntu mushyashya mwatumiye we iyo atabashije kubona umuntu, ubwo no kuvuga ko amafaranga ye nyine arahombye, company ayo ngayo ihita iyirira. Niko bigenda ntandi hantu amafaranga ava muri izi business z'abanyakenya. Bino baba bavuga byo kureba video, amafaranga babaye handitse niyo bayagira 1,000 nyamuneka umenye ko nudatumira abantu ngo bishyura ari 2,000 mu gihe wagiye muri izi business ntabwo uzigira na rimwe ubikuza. Dore uko bigenda. Niba bavuze bati kureba video na amafaranga y'u Rwanda 500 kandi ngo batanga video 2, mu by'ukuri izo video 2 nta nubwo bazitanga wenda ngo uzirebere kuri YouTube, ahubwo imwe barayiguhereza kuri YouTube indi bayiguhereza kuri TikTok. none uburyo amafaranga ukagenda yigabanyamo buri yose arajya ku gace kayo, 500 ajye kuri TikTok ndetse n'andi 500 ajye kuri YouTube. Wibuke kubikuza hano bisaba ko nibura buri kantu kose wagirije ku mafaranga makeya nibura ya nyuma ntarengwa nyine hari amafaranga bashyiraho batwenda kugira ngo yavane kuri balance ya YouTube uyashyire kuri main balance, aho wemerewe kuyabikuza urakenera kuba ufiteho amake ya nyuma nayangaye. Usanga rero baragorana cyane, ugasanga batangiye bakubwira bati nugeza ku 4,000 kuri YouTube uzaba wemerewe kubikuza, ugakora byageramo hagati, kuko nyine akenshi usanga nk'iyo batanze amafaranga gutya batanga video imwe wenda ya YouTube nko mu cyumweru cyangwa se 2 n'urugero, hanyuma no kuri TikTok naho bikagenda gutyo. Urumva n'ubundi ni duke video nyinshi ariko amafaranga arajya ahantu hatandukanye, nicyo kibazo kiba gikomeye cyane. Hanyuma ukavuga utereka nkomeze ndebe video ugatakaza umwanya wawe ugakoresha data zawe, wabigeraho rero hanyuma y'amezi 2 wajya kubikuza amafaranga yagejeje bagahita bakwereka indi threshold cyangwa se indi minimum, andi mafaranga make cyane ugomba kuba ufiteho. Akenshi usanga bitakiba bikiri 4,000 ahubwo ahita azamuka bikagira na nk'ibihumbi 8, 12 se kuri YouTube gusa cyangwa se kuri TikTok gusa, buri kantu kose ko ukabikuriza akayo. Birangira rero bikunanije ukavuga uti none ndabona ibintu ntazabyiviramo, ukabona byagufata nk'amezi 5-6 utegereje 12,000 gusa udufaranga tudafatika. Abenshi bahita babivamo nyine bagasanga batakaje umwanya wabo gusa. Mu yandi magambo kugira ngo ubikuze amafaranga ya video biragoye cyane, ndetse twavuga ko bisa naho bidashoboka 100%. Ibi kandi bihita binajyanirana n'utundi duce, yaba ari spin, yaba ari trivia n'utundi twose turimo twose, udushya twose babazanyemo. Nyamuneka menya ko nudatumira abantu utazabikuza. Umwanzuro wa nyuma, iyi business ntago twagushishikariza kuyijyamo gusa, nubwo twakuza kuyijyamo gusa uyijyemo ubizi neza yuko nudatumira utazabikuza. Nunatumira kandi nabwo usanga ari ibintu biguteranye n'abantu gusa, ugasanga uzanyemo umuntu nta nubwo umubonye amafaranga menshi. Ibaze gutakaza ubucuti bwawe n'umuntu hejuru y'amafaranga 2,000, amafaranga atari menshi cyane, kuko iyo umuzanyemo nyuma y'ukwezi cyangwa biratangira kukubaza ati ese ko kubikuza byanze bimeze bityo, ugasanga ubuze icyo umubwira. Nzi abantu benshi ubu batakiri inshuti n'abandi bantu, ndetse izi business usanga nta n'amafaranga menshi abari mu nzu. Abantu barabikomeza bakirwa bashyiraho ngo twabonye aya ngaya, kandi yose abari mu gutumira. Utatumiye uzigera ugira gute, uzigera ubikuza. Niba wumva rero utabyishoborera kumva nta n'umwanya wawe ufite wo gupfisha ubusa, nta megabyte ufite z'ubuntu zo gupfisha ubusa muri ibyo bintu, inama twakugira natwe nuko wabyihorera. Online ni ngari kandi harimo business nyinshi zizewe wakora zikakwinjiriza amafaranga, kimwe nuko nanone hari izindi nyinshi wakora nk'izi zose akaba ari zo kukurira amafaranga yawe gusa. Kuri X menyani bitwabateguriye, nkwibutsa niba utarakora subscribe ngukore no kunzogira yikore nonaha, ubundi biganiro nk'ibi byuje ubwenge n'ubuhanga bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikindi cyose mwifuza ko twazababwira, mwatwandikira muri comment. Tubagezaho uburyo wakiteza imbere ukoresheje internet mu buryo bwizewe
kandi bworoshye kuri buri umwe wese. Mwari kumwe na Mr. Buda, Imana ibahezagire.